the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine. Tugiye kuganira ku bijyanye na siporo mu muryango. Siporo mu muryango. Ibyiza byo gukora siporo mu muryango. Aramutse neza bidakare nabasuhuje. Ndabonye aribo bahise baza abi Kigali ndizera ko mwese mumeze neza. Abari Abidjan bameze neza. Abari mu Faransa. Abari mu Bubiligi, abari muri Canada bo banze bakiryamye ngira ngo ubu ni mu rukerera. Mazamungu mushobora ko ari mu rukerera. Abari muri Zambia, abari no Norvège, abari Addis Ababa, abari Nairobi, mwese ndizera ku bintu byose ko bimeze neza. Muri kumwe na inspecteur de la jeunesse et des sports Mukazibera Marie Agnès. Nkuko je nari basezeranyije tugiye kujya kuvuga ibijyanye na sport. Iki ni igitabo kivuga ibijyanye na sport. Wenda uyu munsi hari bikewe umuntu ashobora kwifashishamo ariko hari ndazanye ingingo iri muri rusange. Iyi ni Comme Jeunesse du Futur, kaka deplia kacu karimo ibikorwa byacu bitandukanye. Nongera mbashimira mwe mwese mugenda mutugira inama iyo byo twakora kugira ngo tunutse ibikorwa byacu. Murakoze rero kubana natwe. Rero ngi munsi nategereje ko twaganira ku bijyanye n'ibiza byo gukora sport, cyane sport mu muryango. Ndihuta, ndagerageza kwihuta, tuganire nk'abisenge neza, tuganire nk'abasportif, tuganire nk'abantu bateze imbere umuco kuko nkuko nabivuze ubushize sport n'umuco hari ahantu bihurira. Ese ibyiza byo gukora siporo mu muryango nibihe? Reka mbanze mpere kuri ku mpamvu yatumye ntegura iki kiganiro. Icyambere mujya mukunda kubona rimwe na rimwe abantu bagira gutya bagakora abantu bakabamwe akaba ari bagenda bagakora siporo tubye nko mu muryango. Ndabivuga uko biri uko nkunda kubibona. Ukabona nk'umugabo ni nkaho ari ufite navuga nk'uburenganzira busesuye bwo kujya gukora siporo. Ngiye gukora marche, ngiye gukora gym tonique. Hari mu miryango imwe babikora bakagenda bakabikorana nk'umuryango, ariko ikigaragara nuko hari aho ujya kubona ukabona n'abantu bamwe navuga ngo abagabo bonyine akaba ari we madamu rega akaba yarabimenyereye. Akaba yaramenyereye yuko ari bisanzwe ko bwana yagiye gukora siporo nkaho wowe nk'umudamu bitakureba, nkaho utakeneye gukora entretien y'umubiri wawe kugira ngo ugire umubiri mwiza, ugire mu nda hanoze, ugire humeke neza muri mind yawe nyine nkuko abajene bajya babivuga mu mutwe wawe haruhuke. Ukumva hari umwihariko w'abantu bamwe bavuga ngo kana agiye gukora siporo. Ikiri nabonye ubwo ndahera cyo bita muri constat. Hano mwanyemereye ko nzajya nshyiramo nandi magambo. Le constat ukabona wenda mu muryango niba hari n'abakobwa ukabona abahungu cyane igitsina gabo mbese muri rusange ukabona ni nkaho aribo bafite cette exclusivité, ubwo burenganzira bwo kuba bagenda bagakora siporo. Kandi ukabona abantu rega barabyemera yego urakoze nko muri marato ariko n'abadamu basigaye babita. Ariko byatangiye bigaragara ko abagabo ari nkaho aribo bafite uwo mwihariko rwose. Mugenda namwe munyunganira nibyo, mugenda mwohereza ibitekerezo iyo namwe mugenda mubona. Ukabona nk'iyo habaye ku mugani iyo competition ya marato abagabo nibo babaye benshi, ukanye nkaho umudamu udafite uburenganzira bwo kujya. Ukabona abasore nibo babaye benshi. Uyu munsi kubera sensibilisation abantu bagenda bakora, ubona abantu barateye intambwe nabo bagenda bagakora sport. Cyangwa se muri sport duyera dukora Car Free Day ukabona abantu abenshi n'abagabo n'abasore, kandi bari aba mudamu nafite uburenganzira bwo kujya. Yewe ukabona nta nubwo ari n'abana kuko n'abana nabo bakeneye gukora activité sportive kuko ni ngombwa yuko bimutoza akiri
mutoya, ariko ikintu cyo nashoboye kubona ni ukujya kubona ukabona abagabo akenshi nibo basa nkaho bafite uburenganzira busesuye bwo kujya gukora siporo. Ndizera ko atari hano mu Rwanda gusa, no muri niyo ndi ya Abidjan niko nkunda kubibona, ukabona abadamu mbese ni bake, mbese ni bake bajya kuyikora. Rero ni byiza yuko habaho ibyegeranye no gukora iyo sport de masse, haba kuri stade ku muzi ko hari n'ibihugu bimwe ntibivuga mvuga hano bajya bagira gutya bakumva ko mbese abagore batemerewe kugera kuri stade. Mu myaka yashize muza kubireba mu bihugu bimwe by'abaravureka, wenda ntangiye ka indication gatoya, ukabona abagore ntabwo bari bemerewe kujya kureba match, akajya kureba match ukabona hari ikintu no kuyireba noneho kuyikora kikaba ari ikibazo. Rero ubwo navuga byanye iyo sport yo gukora wenda hanze, ishobora gukorerwa hanze nshaka kuvuga ushobora gukora marche, ushobora gukora kujya gusimbuka umugozi, ushobora kumenya icyo bita gukora sport cyo twita en plein air muri jargon sportif, le sport urakoze muri jargon sportif ukabona abantu gukora sport en plein air. Wanzaza muri cyo kimeze nk'iki nko gufuha ku bantu bamwe na bamwe, ko ati umuntu wanjye yakoze siporo abantu bakamubona, wenda umudamu uteye ukuntu byane byo bagutera nk'igisabo umugabo akaba yafuha, ubwo genda biza umudamu mwageza kubimwira yuko umugabo atifuza yuko ngo ajya hanze kujya gukora siporo ngo kugira ngo abandi bantu batamubona, nk'abo ngabo bandi ntabo bafite iwabo cyangwa se ntabo bashobora kubona cyangwa umudamu nk'aho atari seriyeuse dushobora kuba yakwiyumanganya niyo bamureba nyine bakarega n'ibyiza Imana iba yararemye. Ariko ukabona nyine iryo fuhe nshaka kuvuga umuntu uwo babana ntabwo ashaka yuko ajya gukora siporo ngo hanze ngo batamubona. Urabibona rero ni ikibazo cyo mu mutwe, cy'imyumvire, cy'imitekerereze. Hakaba n'ibiro reglementation yavuze yuko kanaka ari we wonyine ushobora kuba wajya gukora siporo, kandi siporo c'est bénéfique pour tout le monde, ku bantu bose bashobora kuba bose. Twe turabizi twese n'umubiri buriya ikintu cyiza Imana yaremye, Imana yaturemye kimwe, yaremye umutwe, irema amaguru, irema amaboko, irema nyine intege, irema inda, irema ibintu byinshi bitandukanye niyo ku mubiri. Ndashaka kuvuga ku mubiri twese yaturemye kimwe, wenda za formation zikagenda ziba bitandukana nk'akana kamera gutya kamera, ko byo twese duteke. Rero hari abantu bamwe nk'abagabo bamwe bafira abagore babo bati oya ntabwo bajya gukora siporo abantu batakubona, nkaho ari we wenyine ashobora kuba babona. Ibyo rero icyo ushaka kuvuga aho ngaho ni iki, le fait yo gukora sport en groupe muri rusange, noneho nk'umuryango, atari kuvuga ngo abagabo mu ikaritsiye ni yibagiye gufata inzira bajya gukora sport bonyine. Rero ibyiza byo kurikora rero ubwo nandi muri za constat zijyanye kuri kwishyari, abantu bashobora kuba bagirana kanaka mugiye gukora siporo batakubona, cyangwa se bijyanye n'imyumvire kuki ujya gukora siporo, bijyanye na wenda n'umuco. Ngira navuga ibyo bihugu bimwe na bimwe bitemera abantu babo kuba bakora siporo. Ibyo byose ni ibintu bituma nyine wenda abantu batakora siporo muri rusange mu muryango, ariko ni byiza yuko bayikorana bakayikora kandi bakayikorana rimwe. Rero nibyo ngiye kwinjiramo kuvuga ngo ibyiza byabyo ni ibihe. Hari nkora ntangiye kubivuga, ari gukora siporo en plein air, ushobora gukora siporo muri salle byanje tuvuga bya gym tonique, ushobora gukora siporo no kuri stade. Buriya hari uburyo butandukanye bwo gukora siporo. Hari igihe ukora siporo kurya de façon physique, ugakora siporo cyangwa ushobora kuba wayikora nk'umufana. Abafana buriya bakora siporo mubibona akabiri ibyo ntimuzi abantu bajya bapfira ku kibuga, bagapfira ku kibuga kubera ko ikipe ye yatsinzwe, akababara. Buriya nabyo abakora siporo gutya mu mutwe. Hakaba n'ibyo bushize nasobanuye rero siporo itandukanye hagati ya siporo n'imikino, ko siporo ari harimo le mot compétition, muri imikino hakabamo beaucoup plus les loisirs. Ibyiza rero ni ibihe, reka mpere mu rugo. Harashobora kugira gutya bagakora siporo mu rugo, bagakora siporo ahantu hatandukanye, ari muri stade, ari muri salle, cyangwa se bagakora za marche. Mu rugo hari ibikorwa bishobora kuba byahaba, abantu bakaba tubye basimbuka umugozi. Hano ufite umugozi akaba bakora siporo mu rugo,
gukora siporo mu rugo akaba bakora za exercice nyankunda ku bisa byuma biterwa n'uyireba reka biterwa n'uyibona ushobora kureba inyuma ushobora kuba yareba n'umutima no akaba le sport ushobora kuba wakora mu rugo ubu hano ngeje ubona mu rugo ushobora gukora siporo mu rugo ushobora gukora gym ugakora les abdominaux ukora les abdominaux ugahora gusimbuka sur place ngewe hano mu rugo njya nkunda kubikora gusimbuka sur place ukaba wagenda ukanakora sport en pleine ukaba wakora za marche oya bwo ni hanze reka mvuge mu rugo ukaba wasimbuka ukaba wakora gymnastique hari abishoboye hagiye bagira les tables cyo bita tennis de table yani dukunda kwita yitwa ping pong abishoboye bajya babikora ndavuga byekeye bya sport akaba yakora activité ijyanye na iriya abagabo cyane cyane rero nkunda kubona babikora cyo bita le jonglage agafata umupira wenda bafite nk'ikibuga mu rugo hanini akaba yafata bakina n'umwana abantu bari mu rugo icyo bita le mini foot bakaba hari n'abafata ibintu za les paniers buriya Abanyarwanda kenshi bakunda kugira icyo bita urugo atari urugo nyine ariko icyo bita clôture akagira clôture akaba yashyiraho ntuza panier akaba yakina basket aho ngaho cyangwa se yakina volleyball agashyiraho umugozi akaba yakina volleyball cyangwa bakaba bakora cercle mu rugo bakaba bakora sport ni ukuvuga ngo za activités sportives nyinshi ushobora kuba wakorera mu rugo wayikora wenyine nka gym tonique wasimbuka sur place wagira umugozi wagira hejuru yo mugozi wagira izo jonglage navugaga sport ushobora kuba wakora uri wenyine cyangwa iyo panier navugaga niyo waba uri wenyine cyangwa n'umwana cyangwa na madame mukaba mwakwiha targets mukaba mwavuga muti turagira ibitego uza gutsinda hariya bingana gutya na gutya ibyo byose na activité sportive ushobora kuba wakorganiza iwawe mu rugo sur 30 minutes 30 wayikora mu minota 40 byaterwa namwe uko mwakwiorganiza kugira ngo mukore ibikorwa bya sport biri rero ureba icyo mbabwira reba iwawe ureba utari ko hano iwacu cyitwa kurose nibyo ushobora gukora za activités genre bajya bavuga bya yoga genre yoga, activité de respiration, activité de relaxation, activité wenda nuko nicaye mugahaguruka cyangwa se niyo wabuhagaze n'uwo mwashakaye mukagirana uwo mwashakaye cyangwa se abana mu rugo mukamukorana activité sportive. Ibyiza byabyo rero nibiye ni byinshi, aho ngaho mushobora kuba muri mu rugo iwanyu, c'est un climat de convivialité, icyo climat yo gusabana. Buriya baravuga ngo ntazibara ziza kumanya amahembe, mushobora kuba mwana ashwanye hagati yanyu n'urugero, ariko kubera ko mwashyizeho les activités sportives, ibi byonyine ubwabyo bikabahuza. Mwashwana gushwana ntazibara ziza kumanya, ubwo biterwa na level yo gushwana iyo ariyo. Niba mugomba gukora izo jonglage navugaga, mugomba gukora gujonga umupira, umupira wagucitse ntabwo uncitse, uteye muri panier niyo basket, ukoreza za activités za gymnastique, muhanye intoki, uramubariye wenda agomba gukora za abdominaux nka 20 cyangwa se 10 cyangwa 30, icyo gihe icyo kintu kirabahuza. Gukora activité sportive muri mu rugo rwose icyo gikorwa kirabahuza, kandi no ikindi bikaba no muri gahunda yanyu mu byo mukora umunsi ku wundi. Uyu munsi mukana bipangira mukavuga nk'umwe tubye ngiye mbere yuko ndyama navuze ndi isaha ni wenda saa 4 kugera sanga ndaza gukora sport, kiri kumwe n'igihangange turumvikana tukavuga ngo hangabona turaza gukora marche. Niba turi Kigali, niba turi Abidjan turaza kuzenguruka hana, niba turi mu Bufaransa turaza kubigenza gutya na gutya, urabibona. Cyangwa turi mu Busuwisi, ibyo byose ni activité sportive, kuko ahantu hose haba hari espace, haba hari hano turi cyangwa se turi no mu rugo wenyine urabyumva we ni wabashaka kunkoresha activité zirenze
Tu sais, le professeur reste toujours le professeur, peu importe la situation. Akomeza kugira ibintu by'ubwana byo kugira ngo nyine kavuga njye ntabwo nkiri muri université. Ariko ikigaragara niki nuko mwe organize activités sportives zanyu mugashaka uburyo muzikora ari we ukaba wamufasha zimwe za activités zimwe niba agomba kuryama gutya agakora za domino, niba agomba kuzamuka kugira niba afite ikintu wenda agomba gusureva wenda ari nk'umupira rimwe kabiri gatatu kane gatanu ukamubarira, niba ari activités za les étirements agomba gukora ibyo byose ukaba mwabifashanyamo. Même icyo kintu cyo kugira gutera cyo gushengana hagati yanyu ibintu bishobora kuba byafasha mukaba proche. Hanyuma nibagiye kuvuga hari n'abantu bakora siporo, hari nk'ababa bafite piscine, za piscine mu rugo bakaba bakoga, ariko byo nyine byaba n'icyatuka nyine babakire nyine babakire gukira in terms of means, kugira uburyo ntabwo bivuga ko haba hari amahoro, byo bishoboka ko mwanashwanye hagati ya mukakora activités za mukaba mwakoga bikaba byabafasha kugira ngo mube proche. Hari indi siporo mushobora kuba mwakora, izindi activités sportives mushobora kuba mwakora, ngo navugaga mu rugo, navuze ping pong, navuze gymnastique, navuze bya siporo, ntabwo navuze les loisirs. Les loisirs it's the same, you can do it. Mushobora kuba mwakina nk'amakarita, mushobora kuba mwakina n'icyo gisoro, mushobora kuba mwakina uwo mugozi, mushobora kuba mwakora ibintu byinshi bitandukanye ariko mukegerana. Ikindi activités zo hanze, activités sportives zishobora kuba zakorwa navuga mu rugo, activités sportives zishobora kuba zakorwa zigakorerwa hanze. Zo ziba zimeze gute rero? Izo activités sportives zishobora kuba zakorwa zigakorerwa hanze, hari ibyo navugaga zo discipline zitandukanye. Ushobora kwiyorganiza mukavuga muti twebwe turaza kubona iyo marche navuga, icyo gihe ntabwo mwavuye mu rugo none mugiye hanze, vous marchez mukagenda vous faites votre marche tranquille mu muhanda, kandi noneho niyo mugenda munaganira, umwe yibukirana des blagues, des petites blagues, munagana wenda n'ingingo zimwe mutashoboye kuganira, muko mupanga n'imishinga ari wowe n'umugabo cyangwa hamwe n'abana muba muri kumwe, nabyo biba byiza bikatera ubwo busabane hagati umuryango. Ikindi rero nshaka kuvuga indi avantage yo kuba mwajya gukora wenda siporo hanze no mu rugo, naho haba hari umwuka, mushobora kuba mwanagira n'umwuka hanze, umwuka murimo kugenda muhumeka, yewe mukaba muri n'intangarugero n'abantu babareba. Tujya tubona abayobozi bacu bagenda mu nzira bakora siporo, ari guhumeka umwuka, n'ubundi n'ahandi hose ubu hari, ariko icyo kintu cyo kugenda ukananura ingingo, ugasabana n'abo muri kumwe, ugasabana n'abaturage, nabyo biba ari ibintu byiza kandi bihesheje ubuzima bwiza. Ikindi nshaka kuvuga ni kijyanye na sociabilité, guhura n'abantu. Iyo ukora siporo en plein air, ukora siporo hari navugaga hari muri izo salle cyangwa se muri stade, bituma uhura n'abantu. Ikindi ya les marques, hari imyenda, ujya n'umwanya wo kureba n'imyenda yawe imyenda yawe ya rwego rwa siporo, imyenda yawe ya siporo uba ufite. Nkanjye ubu ngubu kubara gukora siporo nka par exemple nk'ubu n'ubwa mbere mubona nambaye kano kenda, nta kenda ka relaxation, kubera iki tu fais ton sport uri relaxe, ntuhora wambaye ibyo bitenge uri umudamu, ntuhora wambaye ikanzu, ntuhora wambaye ijipo, ukaba wakwambara n'umwenda, tu changes de style, ukaba wahindura na style y'imyambarire. Nabyo ni certain avantage, bien sûr, ukambara wikwije kugira ngo utagira ibyo uhungabanya. Ni byiza rero yo kwambara imyenda yiyubashye, imyenda mizima. Hanyuma ikindi bisa nkaho bigaragara ko mini sortie, ubwo none ninjiye mu ki les avantages, bigaragara ko mini sortie, les activités sportives ushobora kuzikora mu rugo, barazikora hanze, ibyo navuze sport salle hanze, les salles, le terrain, le stade, mu nzira mu muhanda, cyangwa se ahandi hantu ushobora kuba wahurira n'abandi bantu.
rero reka ninjire ngo navugaga c'était juste une description yaho ushobora kuba wakora les activités sportives aho rero reka ninjire mu bijyanye n'ibyiza byabyo. Ibyiza byabyo ni ibihe? Namwe byiza byabyo mushobora kuba mubizi, murabizi siporo murabizi byo gusabanya n'abantu, ariko nashaka kubivuga de façon scientifique. Scientifique, quand tu parles de la science, uvuga démonstration. Gusabana n'abantu, abantu baba bari timide. Là, je veux parler de la psychologie. Hano baba bari timide, akavuga ati ntabwo nabikora, se bavuga gute, se bambona gute, yewe se nibanegura, bande se bakunegura. Ninde ugiye umuntu agiye kwicara gutya akumva ko amaso yose amuriho, abantu barambona. Abantu non pas que ça faire. Ntabwo bafite ntabwo ibikorwa bakora byo kwirirwa bakureba. Hari umuntu yicara reka bibabwira ukuntu igihanganye kijya kibyita. Igihanganye cyane kibyita ngo umuntu yicara akikorera amafilime mu mutwe. Kandi kwese bya bitubaho. Ukicara ukavuga ngo se ukabona abantu benshi igitero baje barimo kukureba. Barakureba kandi wenda nta n'umwe ukwitayeho. Buri wese afite ibikorwa bye, buri wese afite arimo gushakisha ibirayi, arimo gushakisha ibijumba, arimo gushakisha uburyo abaho, ariko ukicara ukavuga ngo ngo baraza kumbona. Barakubona se hanyuma se barakubona. Yego nanone ntagomba kugira abo skandaliza. Biravuga ngo kwambara de façon décente, ariko kuvuga ngo ninjya gukora siporo nza gukora marasha abantu baba bandeba. Hanyuma yendi bukanyita tugitanye ba nge ntabwo bigeze bimbaho kubera miliyoni navukiyemo kuba ngo abantu barambona gukora ifite twabaga turi kumwe nyine abo tuvukana tukagenda tukakora na sport cyangwa njya kubareba n'iki nta stéréotype, ça s'appelle stéréotype. Ntabyo kuba ngo kana karambona kana karavuga ngo iki kana ka je m'en fous ngiye icyo ndeba n'iki ubuzima bwanjye. Noneho ukikora des films kuvuga ngo wewe ko butsa kubura koraza kuvuga ngo iki kwase ngo ngukana kanambona nambaye training niyo niguriye amafaranga yampaye ni ubuzima bwanjye. Sport yagenda gukora kugira ukavuga rero ngo sport ngo kana karambona c'est pas mon problème. Ntabwo kigomba kuba ikibazo cyawe. Icyangwa nuko ubuzi intego yawe ni kugira ngo ngira amagara mazima. Umuntu abwira abana bamwe dukora babona ngiye mu myaka yanjye 56 mfite nibitseho. Wewe mama ngo yango ngwiki ngiye ntabwo ndi mu mama usanzwe ndi grammaire ndi mukecuru ndi nyogokura. Navuga ni 56 kubera iki? Kumenya kwita ku buzima bwawe, kumenya kwita ku magara. Ejo bundi mu mezi angahe? Mu mezi 5. Wewe mu mezi 5 tuko nyangira anniversaire mu kwezi kwa 8. Ejo ndaba ntangiwe umwaka wa 57. Kubera iki? Kwitaho mwabana mwe, kwitaho ukakora sport, ugakora alimentation équilibrée, ukagira discipline yawe, ukamenya kugira umurongo ugenderaho. Ntunywe inzoga ngo usinde, ntunywe ibiyobyabwenge, ukaryama ukaruhuka. Bya bindi byavunje twavugaga ibyo kurya alimentation équilibrée ngira ngo bajya bakunda n'ejo nange numva twarigize no kubiganiraho. Alimentation équilibrée pour un sportif ikintu gikomeye. Hamwe akora za ntuza les activités sportives, ari zo pompage, hari ko kwirukanka, ari yo marche twavugaga. Hanyuma hejuru y'ibyo ngibyo ukagira ukirinda mu mutwaro biguhungabana. Umutima mwiza doit être positif. Ikintu cyose uzi ko kikujena mu mutwe. Hari abantu buri mu buzima bafite navuga intego yo guhungabanya abandi, akubwira nabi, agutuka rya hohoterwa twese kuganiraho hano, agutuka akubwira nabi, icyo gihe ukabyirinda. Donc rero mu kuvuga by'iki avantage ibyo byose no renforcer des relations hagati y'abantu. Ntiwitaho ngo bavuga ngo barakureba kureba iki, wenda barakureba ashaka kukubera ko rimwe na rimwe abatabishoboye. Wowe menya intego yawe no kugira ngo ugire sport y'ubuzima bwiza. Amara rwo rwa famille birabafasha niba mubikora ari wowe n'umugabo n'abana bawe. Gusa je kuvuga société abandi wenda abaturanyi baje ce serait une bonne chose, cyaba ari byiza, ariko wowe mwebwe mubikoze nk'umuryango biba byiza cyane kubera ko birabahuza. Buriya igishobora kwicara ntubone tujye nk'umwana ko afite nk'ishindu wenda kuri kubise hasi n'urugero kubera ko utahutinze
cyangwa se ko umwana afite malformation imeze gutya na gutya, cyangwa se umwana agenda acumbagira kubera iki ubuzima bw'ubu murabizi buragoye, umuntu abashakisha imibereho rimwe n'imwe ukabona hari utabona, ariko iyo ugize umwanya wo kuri kumwe n'uwo muryango n'umwana n'iki urayibona. Cyangwa umwana akaba afite buri gihe ahora afite bimbabare kubivuga wenda uko biri, ukabona umwana ahora yambaye agatreningi kamwe, ahora yambaye udukweto tumwe, kubera ko nta mwanya wabonye kugira ngo ukaba wanashobora no kuba wanamwitaho kurusha, ukabona meme niyo na character ye. Hari abana baba bari colerique, hari abana baba nerveux, umwana uri trop jovial, umwana w'indangare nabyo, cyangwa se umwana uhora nyine ukunisha ukaramumenya kurushaho, kubera ko iki bituma mwegerana. Ikindi kiza kirimo nuko ukundisha abo bana nyine activité sportive, bakundisha sport. Hari aho bigira mu mashuri ukabona abana barikunze ntibajya bakora sport, mu gihe cya recreation ntibakore sport, ariko iyo muyikora mu muryango n'umwana nawe bimubera urugero, akaba yavuga ati bon wena vuga niba hari kapani cyangwa se jonglage mukora mudunda umupira mu rugo, yageze ku ishuri arakomeza. Naho ngaho impano zigaragara tibita talent detection, impano zigaragara ku ishuri niba agezeyo agasanga hari umupira, avuga ati nanjye mu rugo tuya dukina wenda basket, cyangwa mu rugo atari ibyo kureba kuri televiziyo gusa, cyangwa tuya dukina volleyball, cyangwa se tuya dukina wenda na games zindi ziriya za wenda bya navuga les jeux traditionnels, ari igisoro, ari dame cyangwa se undi mukino. Umwana byibuze yaba ari ku ishuri akaba ari orienté vers telle discipline sportive, kubera iki mu rugo murabimutoza, mu rugo murabikora, muranabikorana. Na atletisme niba no kwirira vuga byo mukaba mwagira ntuzi intego yo kuba ngo reka twirukanke, reka tukore les gym tonique, yaba mu rugo cyangwa se muri sala aho mujya mubikora up to you, ariko bikaba byabafasha kugira ngo mushobore kuba mwasabana kandi mwafasha umwana kwiyorienta muri activité sportive. Niba papa ari akunda gukina football, umwana n'umugore bitari ngombwa wenda ko umugore wenda nayo kirego, ariko n'umugore shikandiroid nawe niba mujyanye kuri tele ya sport akaba yakina iyo football, yes n'umwana we akaba yazaba umusportif akubera ko abikundishijwe n'ababyeyi be. Hanyuma ikindi nababwira ni bono birabyerekeye ya familia ya convivialité, gukundisha abana sport. Ikindi niba mugiye kuri terrain ugiye kureba umupira ntabwo ari umwihariko, mbira wenda natangiye mvuga ntabwo ari umwihariko w'abantu bamwe w'abagabo, ushobora gufata umugore wawe n'abana bawe mukaba mwagenda, kubera iki mwese mufite le dénominateur commun yo gukunda sport, mukaba babafata ukabajyana, murakoze ku mitima n'ibikumwe, mukaba mwabafata mukajyana sibyo, kamwajyana sinangombwa yuko mwese mufana ikipe imwe. Bamwe bashobora bafana Kiyovu Sport, abandi bakafana APR, abandi bagafana Rayon Sport, abandi bagafana Police, kipe ya Police, abandi bagafana AS Kigali, abandi bagafana Gasogi, abandi bagafana amakipe yose ahari, mukaba cyangwa umwana uko bakunda sport. Kandi no cyiza cyo iyo bageze mu rugo, niyo bageze mu rugo rwego rwa famille bakomeza bakabiganira, shayi umunsi twe turabatsinda, shayi reka gutyo ntabwo mubura twara abantu bajya bicara muri famille, bicaye mu muryango ukabona famille iracecetse. Niyo abantu ujya kubona buri wese afite telefone yari mu nguni arimo kuganira n'abantu bahanze, kandi mu rugo bahati ako bira bintu nibiki. Muri mu rugo muri nka batanu mwicaye mwese muri salo, ariko ukabona buri wese ari kuri telefone, ahubwo ikiganiro arimo kukijyana hanze, kugira ngo kibe mu rugo. Ubwo gusabana arashaka kujyana abantu bo hanze kugira ngo bugire mu rugo. Ubwo gusaba mwagumye kuba mwicaye mu rugo muri kumwe, niyo mwagira topic un sujet kubijyanye na wenda match mwagiye kure, cyangwa se niyo muteganya mutajya kureba, cyangwa se pourquoi ne pas créer votre propre équipe yanyu as a family, mu muryango mukaba mwagira ikipe yacu yitwa gukina. Icyo gihe mubikora nabo muturanye nabashobora kuzagira nuza ikipe. Niba wera muri famille ngo tugenda ko muri nk'abandi batanu mu muryango cyangwa se batandatu barindwi, mushobora gukina ikipe ya basket n'urugero, papa mama n'abana wenda batatu, mwana akaba abakobwa n'abahungu, vous avez une équipe mixte, mukaba mwatumira n'abaturanyi hariya nabo bakaba baza mukaba mwakina, sibyo. Ikindi rero ubwo busabane byiza byabyo
mubana mu mahoro. Buriya muri siporo z'indangagaciro tujya dukunda kuvuga siporo zo gusabana, siporo zo tolerance, siporo zo kugira indangagaciro zo gusaba, indangagaciro za tolezo zo kwihanganirana, indangagaciro zo gukundana, indangagaciro zo kumvikana, indangagaciro zo kugira imyitwarire mizima. Ibyo byose bihera hehe? Mu muryango. Iyo mubikora rero mu muryango mukabikorana neza, bigahera mu muryango, n'abandi babareberaho, n'abandi kavuga ati hariya hari mushobora kwiyita amazina, dufite amazina atandukanye, tuba mu masibo, igihugu cyacu gifite ikintu kiri organiser de façon décentralisée, kandi buri ntuza abadahigwa, tukagira intwari, tukagira amazina atandukanye. Ikipe yanyu mukamwayifata mukamwayiha izina ziranga iki, izo ndangagaciro ziranga umuryango wanyu. Sibyo rero icyo nshaka kuvuga, ibyiza byo gukora siporo ni byinshi. Hari ayo magara mazima mu muryango, ntabwo navuze de façon générale, hari magara mazima, hari uko gusabana, hari uko kumenya les traits caractéristiques des uns et des autres, umuco w'abantu ukuntu bameze mu muryango. Hariho mu muryango abantu bashobora kuba babibifura n'urugero, ariko kubera ko kugira ngo hanze bazabibone, kubera agatsindwa n'urugero, yatsirwa akarakara kubera ko ntabwo yemera gutsindwa. Ariko iyo yabyigiye mu muryango akamwereka ko bibaho gutsindwa, ibyo bavugaga muri ayo makipe bafana, bibaho akaba yatsindwa, akaba yakumva yuko ari ibintu ko bishoboka ko atari ngombwa n'isezerano. C'est de l'éducation, ni ukurera umuntu uhereye kuri izo ndangagaciro, ko noneho bikaba byahera mu muryango. Rero wenda mu gusoza navuga ko siporo mu muryango ari ikintu cyiza, abantu bagira ko ubuzima bwiza, bakakundana kurushaho, bakabana kurushaho, bagasabana kurushaho, bakagira le renforcement y'izi ndangagaciro, les liens familiaux, biriya bibahuza nk'umuryango, bikaba byaba byiza kurusha. Nababwiye ko mfite umugozi, kaze ngubereke. Mfite umugozi. Umugozi hano, n'igitabo cyane nta ngomba kugira. Dore mushobora gufata nk'umugozi, ushobora kujya ugashaka umugozi, ukaba wajya ukina mu muryango, ukaba wasimbuka, umwana umwe agafata ku ruhande, undi agafata gutya, hanyuma mukaba mwasimbuka. Sibyo, nanjye mu hano nanjye asimbuka, abana n'igihangange, tugasabana, tukamerana neza. Muri alimentation mujya dans les maisons sportives, mujye mugenda mugure imigozi, hanyuma mukine. Ushobora gufata muri mwaka exercice gato, umwe papa agasimbuka, ninde urugero, ninde usimbutse byinshi, agasimbuka wenda kugera ku inshuro 5, akabara arabyishe, kandi nanze gukoresha rya jambo, mama akajya agasimbuka. Cyangwa se niba buri wese afite n'umugozi, mugasimbuka mukaza kureba uwanyu, genre mini competition quoi, tu vois, muri famille, kandi bikabafasha mukabana neza, mukabana amahoro. Reka rero ndekera muri inspecteur de la jeunesse et des sports, mukazibera Marie Agnès. Ongere mbashimire mwe mwese ibyo ko mutuba hafi, uko dufatanya muri ibi biganiro. Shimire abahahiye muri boutique Bijaneze Kigali, hari lien barashyizeho umunsi wo guhaha kwa gatanu online. Ubuyobozi bwacu butwigisha guhanga imirimo, wayihanga ukagenda ugashyira ahantu akantu, cyangwa se wayikora online gutya abantu bakabivugana, cyangwa se wari de bouche à oreille, abantu bagenda babibwirana. Icyangombwa ni intego bigeraho. Ngizera ko hari icyo nabamariye, hari icyo it's kind of babyita inspiration, sibyo? Mukaba inspired, hanyuma mukamwagira ibyo mukora. Igihanganye cyanjye kirabasuhuza. Ubu hano i Kigali ntabwo turi kumwe, ubu bari mu Bufaransa, ariko arabatashya mwese. Hanyuma hari ibikorwa turimo gukora, twagiye tukakora, turimo gukora muri za musée zitandukanye, amavideo tukashyira no kuri YouTube. Hanyuma
n'ibindi tuzagenda dukora mu guteza imbere umuco wacu no guteza imbere activité sportive. Bonjour Monsieur Nomel, je te vois, hein. Comment tu vas à Abidjan? Ah, tu viens de te réveiller là, merci d'être là. Salut tout le monde là-bas. Bon, j'ai parlé du sport, j'ai parlé des bienfaits de la pratique sportive en famille. Je l'ai dit en langue nationale, donc si tu as des commentaires, tu peux nous les partager aussi. Quels sont les bienfaits? J'ai parlé des activités qu'on peut faire à la maison, le saut, j'ai une corde, les sauts, Oui, mais j'ai déjà fait, je l'ai déjà dit en français. Donc, je suis en train de résumer là. Je vais résumer. Donc, je parlais des sauts, j'ai parlé de la piscine pour ceux qui ont des piscines, la gym tonique. Ils peuvent faire ce genre d'activités qu'on peut faire d'abord à la maison. Il y a d'autres activités qu'on peut faire aussi en plein air, soit ou bien en dehors de la maison, entre autres la marche, entre autres la natation, pour ceux qui n'ont pas de piscine à la maison, entre autres le basket, le volleyball. Au niveau de ces activités sportives, le basket ou le volleyball, tu peux installer, chez toi, tu dois avoir un mini basket, mini panier, tu peux jouer avec les enfants, tu peux jouer avec le volleyball, mettre en place un filet, et puis bon. Les avantages, c'est que ça permet de renforcer les liens familiaux, voilà. Soutien à toi, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir tout comme inspecteur, monsieur l'inspecteur, Nomel Meles. Tu salues tout le monde, toute la famille, tous les collègues aussi en Côte d'Ivoire. Tu leur dis bien de choses, comme on dit. Bon, est-ce que j'ai dit à l'extérieur, il y a aussi ce que j'ai dit qu'on peut faire à l'extérieur et tout ça. Donc, il y a le sport qu'on peut faire à l'intérieur à la maison. Il y a le sport aussi qu'on peut faire à l'extérieur, on peut aller dans les différents lieux, au niveau des stades, au niveau des rues, au niveau des terrains, au niveau de... Bon, donc, il y a beaucoup d'autres activités qu'on peut faire, mais en famille. Le renforcement, surtout des liens familiaux, et puis avoir une très bonne santé. Voilà, en résumé, c'est ça. C'est ça, donc ce sont des stratégies qu'on peut mettre en place pour le renforcement des liens familiaux. Et aussi, voir l'enfant, l'aider aussi à détecter les talents, l'encourager, ne pas tenir compte des regards extérieurs pour dire ceci, cela, tel me regarde, je suis timide, je suis ceci, cela. Donc, c'est une façon d'aider l'enfant non seulement à se découvrir, mais encore à avoir cet esprit de convivialité avec les autres. J'ai critiqué les hommes en disant qu'il y a certains hommes, j'espère que toi tu ne le fais pas, il y a certains hommes qui vont faire la marche seuls sans amener leur femme, alors que c'est très important de le faire en famille, toujours dans le cadre de la solidarité, dans le cadre de cette convivialité, de renforcement même de l'amour à la maison. Il n'y a pas que l'exclusivité de la pratique sportive pour les hommes. Donc c'est tout le monde qui a accès à la belle vie, qui a accès à la pratique sportive. Et voilà. Voilà, c'est tout. Donc tu es venu en retard, mais je sais que tu peux quand même, tu peux aussi envoyer des commentaires dans le sens de sur les 2 points. Hein, quels sont les avantages de faire du sport, non seulement à la maison, mais encore en dehors, mais en famille. Voilà, talent detection. La détection des talents, c'est très important. Si l'enfant fait le sport avec la famille, avec le papa, avec la maman, ça peut lui permettre de s'épanouir, de s'éclore, de démontrer ses talents, de démontrer ce dont il est capable en termes de sport. Voilà, merci beaucoup, merci. Je pensais que j'allais être très bref, voilà que tu arrives et bon, c'est pas grave aussi, tu me permets de résumer juste ce que j'ai dit en langue nationale. À vous tous qui étaient avec moi, je vous dis merci et bon dimanche, que Dieu vous garde. Vous étiez avec l'inspecteur de la jeunesse et des sports, Casimira Marie-Agnès. Oui, belle initiative et pour le renforcement de la cohésion familiale et la santé. Super Nomel, mon pote sûr. Merci beaucoup Nomel Meles. Merci. Donc on se revoit dimanche. Vous savez que ça, je le fais 1 fois par semaine, l'activité sportive. Et puis la culture, c'est lundi. Non, c'est mardi. Jeudi en Kinyarwanda. Et puis le français, c'est mercredi.
J'ai mis en place aussi une journée pour des achats. C'est vendredi. Où le marché est ouvert une fois par semaine, comme dans le temps, quoi. Bon, je vous aime beaucoup. Vous étiez avec Marie-Agnès Bocasivera. Que Dieu vous garde. Oui, merci. Merci pour les embrassades à tout le monde au Rwanda. Nous embrassons aussi tout le monde aussi à Côte d'Ivoire. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que tous les continents soient en paix. Que tout le monde soit ait une bonne santé. Que Dieu vous garde tous. Bye bye. Bye bye. Bon dimanche. Bon début de semaine à tout le monde. Au revoir. Mwese mugire icyumweru cyiza. Uwiteka rero abarinde. Uwiteka abane natwe twese ngaho. Imana ituyobore mu byo dukora byose kandi nk'umugisha imirimo iri mu maboko yacu. Bye bye. Vive le sport. Vive le sport. Bye bye. Bye.